ngaho umugabo aturutse aho bavoma ubwabo wari uko bahitekaga abagore bajyaga bajya kuvoma hano habaye inkomati y'abagabo dore niyo yo mwana cyo kuvoma. None se kankubaza umugezi wabo ubundi uri he ngo njye kuhareba? Umugezi w'iki wa mugezi w'abagore. Umugezi w'abagore aho haruguru hariya hirya oya munsi y'ibyuma. Buriya nta wavoma ku mugezi w'abagabo. Bagiye bahatandukanye. None se ubwo ko nari ngusanze hariya, ko nari ngusanze aha unkatse nkakozaho utuntu duke. Impamvu ikintu ushaka kumenya ni impamvu bashyizeho bayitandukanyirije iki umugezi w'abagabo n'umugezi w'abagore. Uyu mugezi ndawuzi wa kera, ndawuzi kera kandi koko bakundaga no kuharwanira. Muri 90 wigaga mu wa gatatu? Yego se ahangaha duhagaze dore nyogokuru atwiye hano kunyuza kwitaje kwa mwimiza no hatuwe n'ugenda bishaka Manuel muramuzi inde nushaka waziti Manuel muramuzi yewe ninge batakubatira umuhungu kavukira nago wigeze wimuka ngo ujya ahandi hantu warahagumye? Ntabwo hano niho mama yavukiye noneho mu kugenda ajya gushaka n'umugabo mama yasize ko nyogokuru muri 87 muri 87 kuva icyo gihe cyose n'ubu uracyari hano. Bamo gutya akoshaka amafaranga nyingi naguza Kabuga. Ubu waguze Kabuga niho ugiye kujya kwiturira? Wenda hatuye n'umuryango wanjye n'abana banjye pagasa gutya kugira ngo babone icyo barya. Natubona nabishe kuri telefone nkabakagira bagasha ko babo. Nta kundi. Kagara kabiri ngiyi mu fotora. Ahanga ni muri Kagara ya kabiri. Kagara ya mbere ni iyo hepfo. Kugeza hirya kwa Makutano hirya ukareba kujya kunuza ku kaburimbo baturutse ajya hirya kunuza ku Kagara. Urakoze rero ubwo nanjye reka nkomeze. Twakomeje twagiye twatembereye bari barimo badusobanurira aha hantu kuko urabona ko ni ahantu heza. Njye nibwo bwa mbere nari mbonye ahantu hameze gutya muri Kigali. Kugira ngo usange ahantu hameze gutya rwose urabona ko ari ahantu hasa neza hashimishije, harashimishije rwose pe. Ubu rero dukomeje tugenda bari barimo badusobanurira ahangaha uko bahita ariko urahazi uko hitwa? Nzi ko ari Kagara ntahandi. Higo nta bindi byisumbuyeho uzi? Nta bindi nzi wo kabyarawe nawe nta bindi rwose. Urimo gukora iki se? Urimo kubaka se? Nta kibazo. Murabona ko hano hari uturabo twiza. Ngeze ahangaha mbona hari indabo rwose nziza zidasanzwe. Izi ndabo nazikunze, ni nziza cyane. Ukuntu zigaragara, uko zigaragara ku ifoto no kuzibona gutya, sinzi niba
bazikunda. Mu busanzwe ntago ndazibona ahantu bagurisha indabo. Turakomeje turagiye. Bari barimo badusobanurira mu by'ukuri ko ngo ahangaha hari imigezi ibiri. Iyi migezi rero niyo twakomeje tujya gusura kugira ngo turebe ese ni isoko ariko barayikoze barayitandukanya bakora imigezi ibiri. Uwansobanuriraga rero yari arimo kumbwira ati hari umugezi w'abagabo hakabaho n'umugezi w'abagore. Ubwo rero nibyo ngiye kureba ngerageze menye ngo kubera iki batandukanyije ino migezi. Ndakomeje tugiye kuhareba. Murabona ko rwose twakoze urugendo rutoroshye, turimo tugenda tujya gushaka ahantu bakoze imigezi ibiri bagakora umugezi w'abagore n'umugezi w'abagabo. Twakoze urugendo rukomeye dutembera, turavuga tuti tuzajye gusura iyo migezi turebe impamvu batandukanyije iyo migezi. Ubu ahangaha mubona turimo turagenda tujya kureba aho kuri ayo mavomero aho aherereye. Se wamenya impamvu baba barakoze iyi migezi ibiri ni ukubera iki? Ntabwo nahavukiye nanjye nabisanze gutya. Nawe umaze nk'igihe kingana iki naha? Umaze umwaka n'igice. Nanjye ndahakodesha. Umaze umwaka n'igice? Ariko se hano hakurya ni hehe hameze gutya? Hano? Ubu iyo umuntu yambutse aha hakurya aba ageze hehe? Hano harimo imidugudu ibiri, uwo hano hirya n'uwa Nyarutarama, ubarizwa muri Nyarutarama. Hehe? Ahangaha gutya. Hariya none se Nyarutarama kuri MTN buriya ni nka hehe? Nyarutarama kuri MTN? Ubwo waba uri kujya mu nsubira gutya, uri mu bice bya hano. Mu bice kuri cya MTN waba uri kumanuka hano, harimo umuhanda uca hano unuza umanukamo n'ubundi hari kuri SP hari kuri n'imbere ukamanuka hafi yabaho ibitaro byabaho. Ndabona hano ubu se iyi mifuka ni ikiraro? Ese ni ikiraro cyangwa umuntu uri kugerageza gufata ubutaka? Ni umuntu urimo kugerageza gufata ubutaka. Nari ngize ngo ni ikiraro kijya kuri Kagara. Si bahateye imigano? Bahateye imigano nta kintu kiri. Imigano siri hehe? Yose ni imigano. Buriya hariya hepfo ni imirima y'imigano. Ni imigano. Kubera iki baba barahisemo gukora umurima w'imigano? Imigano irakomera, n'ibiti bikomera. Wenda nanjye nta bumenyi buhagije mbifite, ariko barimo bavuga ngo bayikoramo ibintu by'amakaro iyi ngiyi bahinze. Bashobora kuyikoramo amakaro. Urambwira yuko ngo uriya murima hariya mbona hameze nk'ubutayu nyine aho urutoki rugarukira. Buriya hariya ni imigano bahinze. Hanyuma ngo iyo migano bakazagira gute? Hari n'ibyo abaturage wenda bivugira ku giti cyabo batabizi. Ariko nyine ngo ni imigano yo kugira ngo bakoramo imiceri, cyangwa bishobora kuba ari n'imigano bateye mu gishanga kugira ngo wenda ari ibisanzwe ari iby'ubuhumekero. Ari iby'ubuhumekero. Ari iby'ubuhumekero kugira ngo ari uburyo bwo kugira ngo nyine bahaboneka umuyaga. Haboneka umuyaga hano iki gishanga ariko bagikora. Nabyo birashoboka ko ariyo abaye. Ibiti bakunda kubitera ku mihanda, ntabwo ndabona babiteye mu hantu mu gishanga. Ni ku mihanda. Hakuze ko nanjye nkunda kubibona mu nkenge. Kubibona mu bishanga. Imigano harimo ibitoki byinshi. Hehe se? Aha muri iki gishanga. Yego se? Harimo urutoki rwinshi cyane. None barukuyemo. Bagiye barukuramo. Ni ukuvuga ko iki gishanga cyose cyari imirima. Cyari imirima cyangwa hamwe hari hano tuye n'abantu. Hano se mu gishanga? Cyane. Ubu hano hari harimo amazu. Hano abegeye ko bari kuvuga ati ni icyaro kitsimbye mu mujyi. Yego se? Kuvuga ko ari icyaro gihagaze mu mujyi. Oya rwose neza wagira ngo ni mu cyaro. Reka twigire imbere none. Urabona ukuntu hano hantu ari heza. Ariko ni cyiza, njyewe nanahaba. Njyewe nkunda ahantu hameze gutya, buriya nanahaba.
urabona ukuntu haba hari amahoro. oya runo rutoki rurasa neza nkubwiye ukuntu nazindutse nje kuhareba ntabwo nari nzi ko mu mujyi hari urutoki rumeze uko batarashyiramo iki gishanga uzi urutoki rwari rurimo ruteye ubwoba oya harashimishije rwari rumeze nk'uru nguru nyine hatoshye ameze urabona ubu neza nguru ngenzi hari ibitoki byose kandi mbona biriho n'abasaba abantu intoki zose zerera icyarimwe uru ntabwo rurera neza urabona ko rukizamuka ntabwo ruracyazamuka tweraho urebe n'ukuntu bishishe ubu iyo bimeze gutya ntabwo biba bitangiye kurwara ya ndwara y'urutoki ibyo birashoboka ibyo ko wenda nta myiza cyane kurusha ureba nk'uru rutoki akantu rweze ukuntu kangana hano hantu rwose dore nk'ubu ngubu naho iyo bahahinga bakahatera akandi kantu ahangaha ariko naho gutura ntabwo mu isangano ry'umuhanda wese uwo yahubaka gute urabona ibitoki bigiye kuzeramo hariya ariko izi zimeze nk'aho ari inyamunyu uzi kubitandukanya bitarera nkamenya icy'imineke cyangwa nkamenya icyo kiriya bateka cy'inyamunyu dore n'amapapayi umuntu ashobora kureba hano akagira ngo ni mu cyaro kandi ari mu mujyi none se siko bimeze n'ubundi ni icyaro kiba kitsimbye mu mujyi ariko cyakubwira abantu b'abasirimu babamo aha hantu yego utapfa kumenya ko ari naho batuye ni hafi tugenda n'iminota veni uturutse hariya mvuye uri kwihuta ufite gahunda ugenda n'amaguru hano urutoki rwara hano nyine urabona ko ari rwiza hano n'ibiri n'uburyo kiri kuzamuka urabona ko kizaba igitoki cya gitoki gifatika ubu se wowe uzi guhinga wenda twabamo mbibona babikora ariko ntabwo njye mbikora ngewe wenda n'ababyeyi barahingaga ariko dukura imirima bamaze kubaka inganda ahanini ntabwo guhinga byari bigishobotse wowe ntabwo byari bigishobotse mwari mukiri batoya inzara y'abagore iyihe iriya nakubwira iri hasi munsi y'umusozi ase ko ari amazi ni nk'amazi amwe n'ubundi ya